Nigihamya cyuko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza ijambo ry'Imana ritubwira mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 4 ibice 12 umurongo wa mbere 12 umurongo wa mbere mabwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana. Aravuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka bajyane iwanjye aho ndi, namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Thomas aramubaza aramubwira ati, Databuja, ntituzi aho ujya, n'inzira twayibwirwa na iki? Yesu aramusubiza ati, nige nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa Data ntamujyanye. Mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana mu gice cya nyuma cya 22 umurongo duhereye ku wa 10, avuga ngo kandi arambwira ati, amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo yagira ubwiru, kuko igihe kiri bugufi, ukiranirwa agumye akiranirwe, wanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, wera akomeze yezwe. Dore ndaza vuba, nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alpha na Omega, wa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Amen. Nagira ngo banze bahumurize mukomere, kandi mukomere, kuko nta kindi muri uru rugendo twahurira na byinshi bikomeretsa imitima, twahurira na byinshi biturushya. Uru rugendo ruragoye, ruraruhije rwo muri iyi si rwo kubaho. Ukibona ibi ukavuga iti byo ntabwo ibi ni amahano, ejo ukabona ibindi, waba ukijya gutuza hakaza ibindi. Muri iyi si rero nta mahoro yuzuye. Muri yaravuze ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si. Ajya ngo mbabwire ngo nimwihangane kandi mukomere. Imana irahari, niyo iturinze, niyo uyu Kristo twizeye, niwe waduhumurije, niwe wadutabaye, niwe utugize, niwe utubeshejeho, niwe uduha umwuka duhumeka ku munsi, niwe uturinda. Kandi Satani ntabwo yagiye. Satani ari mu isi, nta ntebe afite mu ijuru, ntabwo azasubirayo. Icyo akora ni ukwica, kuko ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 10 umurongo wa 10, havuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura. Ariko Yesu yivuga aravuga ati, jewe nazanwa no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Babwire rero, Imana yonyine
niyo nyiri humure. Imana niyigira imbabazi zirutiza umuntu. Satani akorera mu bantu, Satani akorera muri iyi si. Hari ntabwo uzahura nawe ngo musuhuzanye cyangwa umuhunge uvuga iti dore nguri, kuko akoresha abantu, akoresha abantu bononekaye imitima, bangiritse, kandi iherezo ryabo ni ukurimbuka. Paulo yabavuzeho abwira abanyafilipi, abwira ati abo ngabo Imana yabo ninda, iherezo ryabo ni ukurimbuka. Aribwira ati ariko twebwe iwacu ni mu ijuru. Rero mbabwire, aha hantu ntabwo umuntu yabona icyo avuga. Aka kanya uhagaze aha ngaha ngo ubwire aba bantu, ureba uriya muntu bararebaga mu gitondo, nimugoroba bari kumwe bamusuhuza, ukabona agaramye hariya, bakubwira urupfu yapfuye, bakubwira uwamwishe, bakubwira uko yamwishe, ntabwo wabona icyo ubwira abantu. Ariko icyo dufite cyo ijambo ry'ihumure, kuko Imana niyo yaturinze, uyu niyo yamurinze, kuko 94 yari ariho, yari yaravutse, nta wamuhishe ngo avuge ngo noneho uwampishe ni wampishe. Ni Imana yamuhishe. Hari n'uwamugiriye imbabazi akamuhisha, nuko Imana iba yamuteye mu mutima w'imbabazi, ikamunyuranya n'abandi. Twabonye abantu bamwe bishe, abandi bagira neza bahisha abantu, kandi bavuka mu nzima cyangwa bana abantu. Ubwo ni ukuvuga ko imitima nta Imana ikorera mu mutima, na Satani agakorera. Icyo najya ngo mbabwire. Ariko Yesu aravuga ngo nige nzira n'ukuri ndetse n'ubugingo. Icyo najya ngo mbabwire nihuse kugira ngo dusoze uyu, turacyafite urugendo rurerure. Icyo njya ngo mbabwire nuko Imana yaremye umuntu itibeshye. Yaremye umuntu itibeshye. Ikintu kibi nuko ahantu umuntu ari hariho na Satani akorera. Kandi ikindi nuko Satani abantu batazi ko yigometse ku Mana. Kandi umuntu yamenye ko akorera Satani, gira yakunze, gira yamucitse. Ariko ikiri nuko abantu batamenya ko bakorera Satani. Iyo abantu twamenyaga ko dukorera Satani, ibyaha biba byarashize mu isi. Umuntu amenye ko icyo agiye gukora, agiye gutera inkunga Satani, ntabwo yagikora. Ariko yumva ko ari bwo bugabo, yumva ko ari bwo butwari, yumva ko ari ko kwimara. Kandi Kayini yigeze arakarira muri umuntu wa Abeli, baramunakarira ngo nuko agize neza. Burya kenshi ikintu cyitwa ishyari icyo kizamura umutima mubi. Nicyo ngicyo murarakara bonye kari Abeli atanze igihe kitambo kiza Imana igishimye. Imana ireba mu mutima wa Kayini, kirazira no mu nguri ubwitishwa wa Mana we, kumbona cyangwa gukoreramo bategetse bibi. Wowe nuko ari byiza n'ibyizemerwa. Uhumbwije ukuri, twicaye aha ngaha tukareka ibintu bindi byose tukajya nkumurika cyane, tugatekereza ku kintu uyu muntu yiciye Chantal. Hari umuntu wabona igisubizo? Ntabona igisubizo. Ariko ni Satani. Satani buriya yashatse abantu benshi. Buriya Satani igihe cyose aba yoparitinga ashaka abantu bakwanga, uwo yakoresha ngo kugereho, ugire ngo wageze ahantu batopa. Nuko Imana ibihagaze aho ngaho iguhagarikiye, bagatega Satani agatega ikagucisha. Igihe cyose tuba tunyuranamo n'ibyo yatumye. Ntabwo turagongana nabyo. Ubu ngubu iyo ugonganye nacyo biba birangiye, bitumira kuri. Ariko igihe cyose igituma ugihumeka, ntabwo ari ubuhanga bw'uko nyoko yacishije, ntabwo ari uko yagetse igiheko. Nuko Imana yakuremye mu ishusho yayo, ikagushyiraho umugambi wayo, ikaba ifite amasezerano y'ibyo yavuze ko ari izakujyana mu ijuru igihe nikigera. Hanyuma ibyo Satani yatumye ugahora ubisikana nabyo, kimanuka nawe uzamuka, kizamuka nawe umanuka, ugahora unyurana. Igihe cyose Satani arahiga, kandi ahiga umuntu waremwe n'Imana. Ariyo mbabwira rero aka kanya
uyu munsi ndagira ngo mbibutse yuko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi yaravuze ngo umuntu wese akomeza ashyiramo agatege mu byo akora. Yaravuze ngo ndaza vuba, ndagira musoreza kuri aka kantu, ndaza vuba nzanye ingororano, azahemba aba bantu bazashya. Akubwiza ukuri, abo se umuntu wica undi nawe hanyuma agapfa, aho mbwira wumva aho umujyanye ko wimaze agahinda, kandi nawe uzajyayo. Uzagenda wifashe ute? Uwo muntu azagenda yifashe ute? Azabanza muca bamusaba imbabazi, azagenda arakaye, azagerayo se akajya mu muriro agakongoka. Wahise gukorera Satani muntu w'Imana. Mwaje tugakiranuka tukikundisha Imana, kwari yadukunze kandi kwari izatujyana mu ijuru, kwari turinze amanywa n'ijoro, kwari yavuze ngo nzakurinda igihe cyose, sinzagusiga sinzaguhana. Igitabo cya Yesu mu bice 5 igice cya 1:5 yabwiye so ngo uko nabanaga na Mose niko nzabana. Imana ibana natwe buri munsi. Uyu munsi kuba turi aha duhumeka duhuriye aha twese tuje gutabara, nawe ukibona mu nyumva nuko Imana yabanye nawe. Abangaba ntabwo bavuye ku isi, ntibigeze bakizwa. Abo Satani akoresha ntabwo baratsuka ngo babasengere, ntabwo baramenya ikibi cyari cyo. Satani abakoresha ntiyababura, ntabwo akorera muki. Satani abayo parating waho uburozi akabujyana, watuma ajyanye umuhoro, watuma. Ndakubwiye ngo Satani arakora amanywa n'ijoro, ahubwo nuko tutabimenya ngo tumenye ukuntu twamukwepa, twamenye ukuntu twamucika. Dore ukuntu kumucika rero rumbere ni gukora ibyiza, ni gukora ibyiza udacogora, ugakora ibyiza udacogora, ugakora ibyiza igihe cyose, kugira ngo Imana izakujyane imaze gusoza amasezerano yose yakuvuzeho muri iyi si. Imana ire mu muntu igashyiraho amasezerano, igashyiraho amasezerano y'abana azabyara, igashyiraho amasezerano y'ibyo uzanyuramo, igashyiraho isezerano ry'uko izakurinda, ikagushyiraho ikavuga uko uzabaho. Ubu Chantal Imana yari yaramuvuze ko azabyara abana, imurinda imipanga, imirinda ibyamuhize byose, imurinda wisha abandi, iramurinda, iramuhagarikira, imuhagararaho, iramwimana, arabyara amasezerano yose amaze gusohora. Imana yamuvuzeho iravuga ngo ngaho taha.